mwese mwarabyumvise ibintu FARDC na FDLR bakoze y'Igoma. Bateye ibisasu bitagira umubare, basanga u Rwanda rugasakara. Bari barateguye ko bazarasa Gisenyi ikabiva, ko bari barateguye, ariko basanga igihugu cyacu cyariyubatse cyarahasakara. Ibisasu bimwe byose barabisamye ibita ibyacitse, kuko urumva ziriya mbunda bakoresha hano ntihaburamo abasirikare, buriya ntihaburamo abanyarwanda cyane cyane ko bose babayeho. Ziriya mbunda bakoresha zari zifite ubushobozi burekura ibisasu 20 mu isegonda, igendera rimwe 20 mu isegonda. Uyu ni umusirikare wenda muzi, abandi ntibabura, kandi na byiza bahuye n'igihugu ntabwo turanga turabakunda. Ibyo noneho bare umunsi wose babirashe igihugu kibisama. Ubwo iyo kitagira ubushobozi bwo kubisama, muragira ngo rubavuga twifite. Bari bafite amakompora yagombaga kurasa urigoma akarasa Nyabihu. Nizo mpamvu Kisekedi yavugaga ngo batigenza hagarara Igoma ndasi Kigali. Yarabyizeye, ariko njya kwigendera ari mukuru arinda, Imana imuhe uruhuko bugashira. Hari ikiganiro yakoze aravuga ati nimba bakora ibisasu ati n'abandi bakora ibibifata. Hari ikiganiro yakoze nimba mwaragikurikira. Iyo tutagira ibibifata ntabwo byari kugwa ku Gisenyi, byari kugwa na hehe, byari kugwa muri Kigali. Ariko igihugu cyacu cyariyubatse. Aya mbere abantu bafite gucuma umukumbi, dufite igihugu gikomeye nubwo kiba gifite abanzi benshi. Muri iyo ntambara y'Igoma hafatiwemo umuntu generali witwa ngiki inde Gakwere. Generali witwa Gakwere kumufata agafatwa na M23 ni ikimenyetso simusiga cyuko FARDC yivanze n'ingabo za Kongo. FARDC yivanze n'ingabo za FDLR. Uriya generali yarabaye ingabo zari i Butare, niwe wategetse kujya gufata umwamikazi Rosalia Gicana, bamunyuza mu mujyi wa Butare yambaye ubusa, bamuzengurutsa imbere y'ingegera zose z'impuza z'interahamwe. Fata umwamikazi, umubyeyi w'igihugu, ukamwambura ubusa, ukamuzengurutsa umujyi wose wa Butare ngo werekana uko abatutsi basa. Uyu wazanye niwe wabitegeka. Baramuzengurukana umujyi wose wa Butare wose, bakajya bahamagara ngo nimuze murebe, nimuze murebe. Abantu bari, ariko Imana yarokoye igihugu. Imana yarokoye igihugu kandi izakomeza kukirokora. Sibyo ra? Nagira ngo mbabwire rero Abanyarwanda, uyu munsi tugira umutima wo gukunda igihugu, umutima cyiza. Udakunda igihugu ntabwo ari umutima w'Abanyarwanda. Ari umutima w'Abanyarwanda n'umutima w'Ababiligi n'abandi bene wabo. Umunyarwanda wiyandarika ntabwo aba ari umunyarwanda, ntabwo aba yujuje indangagaciro z'Abanyarwanda. Abanyarwanda ni abantu beza rero. Reka gusoza ndagira ngo
abanyarwanda twiyemeje guhora twibuka imwe mu nzira yatuma tudasubira mu gihe twacu. Iyo tuvuze ibi ngibi twongera tukibuka